Amazina yacu y'uyu munsi reka tuyahere ku izina Clarisse. Clarisse ni izina rihabwa umwana w'umukobwa rikomoka ku ijambo Clarus ryo mu Kilatini rikaba risobanura ikirangirire cyangwa se uwamamaye. Clarisse ni umukobwa mu busanzwe ukunda impinduka, akaba ari umuntu wihinduranya, rimwe akaba umunyamahoro ubundi agahangana cyane, ariko byose bikagendana n'ikintu yizera. Clarisse ni umukobwa ukora cyane mu buzima bwe, by'umwihariko mu bijyanye n'intekerezo. Uko ejo wari umuzi bisanga bihabanye cyane n'uko uyu munsi umubonye, bigaragaza uburyo agenda yiga kandi akagerageza guhinduka bitewe n'ahantu aba ageze. Ntabwo ari umuntu woroshye kuko iyo Clarisse yafashe umwanzuro yanapfa akiwizera, ntabwo ajya apfa kuva ku izima, kandi kubera ukuntu yigirira icyizere bijya bituma ashobora kugira igitugu. Clarisse ni umukobwa w'umuhanga w'umunyembaraga, umukobwa uzi gukora cyane kandi akamenya no gushaka hari ubuzima bwiza kurenza ahandi. Nubwo Clarisse usanga afite inshuti nyinshi, nyamara ariko izo yita iza hafi cyangwa se iz'amagara usanga ari inshuti mbarwa. Ntabwo